bivugana abantu banizwe, bamwe karabanize, abandi barakamize, abandi kari mu kanwa, abandi bagiye kugafata. Mbese akantu kitwa akamanyu k'umutsima muri iki gihe gatumye abantu benshi bayoba inzira y'umusaraba. Akamanyu k'umutsima gatumye uwavuga gukura atakivuga ukuri. Akamanyu k'umutsima gatumye wakoraga neza atagikora neza. Akamanyu k'umutsima gatumye uwahanura gukuri nk'uko kuri atagihanura ukuri nk'uko kuri. Akamanyu gatumye abantu benshi bayoba inzira y'umusaraba. Akamanyu k'umutsima gatumye uwavuga gukura atakivuga ukuri. Akamanyu k'umutsima gatumye wakoraga neza atagikora neza. Akamanyu k'umutsima gatumye uwahanura gukuri nk'uko kuri atagihanura ukuri nk'uko kuri. Emana we, Yesu we, ingoma yawe ni amamare. Reka tubasuhuze kandi tubifurize amahoro y'Imana. Mwebwe mudahwema kubana natwe mwirivuga butumwa, kuko mubibona twongeye kubana n'umukozi w'Imana. Uraho neza? Muraho neza. Yesu ashimwe. Yesu ahimbazwe cyane. Amina amina. Izina rye rihabwe icyubahiro. Imana ishimwe cyane. Amen. Uyu munsi Uwiteka yongeye kuduhuza n'umukozi wayo. Reka ngusabe kugira ngo aho uherereye hose Chakabogi wicare utuze wumve icyo Imana igiye kuvugana nawe. Reka ngusabe kugira ngo ngire ubwira abakunzi bacu nurangiza uhite kusenga Imana. Nitwa Sandrine Uwihoreye. Ndashimira Imana ko yantoranije. Uzwi nka mwafashwe ryari? Yego koko. Hari izina nyine abantu banyise. Ridafite ahantu rihuriye n'iryo nayo niswe niyo nayo nitwaga. Nuko message nari nzanye cyangwa se n'ubute nahari igihe Mwuka w'Imana nzaho nkumva nanone ndongenda nkumva birongeye bigize izindi mbaraga nkongera nkabivugaho byo kubaza abantu igihe bafatiwe. Mbere rero yo kubabaza igihe bafatiwe nanjye narigenzuye hama nanjye ndabanza ndako nanjye ntafashwe. Ko buri muntu wese muzima wa Kristo aho tuva tukagera umuntu wese babyizi yigenzuye umunsi ku munsi. Nkunda kugira akantu nkunda kuvuga buri gihe kavuga ngo tumenye iminsi tumaze ariko ntabwo tumenye iyo dusigaje. Icyo gihe rero iyo urimo wigenzura umenya niba ukimeze nk'uko wari umeze ugihamagarwa cyangwa se ukamenya niba waratatswe. Munsi Yesu bigize bamuzanira umuntu umwana baramubwira ngo ararwaye igicuri ngo kiramufata ngo kikamukubita hasi ngo kikagira gute. Yesu arabaza ngo none yafashwe ryari. Rero hari igihe nyine utuntu twaduka ku muntu ariko biba byiza iyo umenye igihe nyine byajiziye. Aho rero izina barivanye ryo kunyita ngo mwafashwe ryari kubera ko numva hari ukuntu Yesu ajya nzaho akanyambika imbaraga nkumva nanone mpawe kongera kubaza abantu igihe bafatiwe. Yego hanyuma ndumuvuga butumwa bwiza nabivuze ni umukristo kazi ntebishema no kubona umukristo kazi kandi nukuri numva nshaka gukomeza kuba ndiwe. Amen. Yego karibu nisengesho. Mana data mu izina rya Yesu turagushimiye kuko uri umwami w'amahoro, turakubashye kuko udutwaye neza. Yesu yavuze ko ari we mungeri mwiza utaragirira ibihembo. Turagushimiye Uwiteka kubera ko nawe ari we mungeri w'ubuzima bwacu na mpamvu yo gukena na mpamvu yo guhangayika. Turagushimiye kuko uyu mwanya mwiza uduhaye ukongera gusangira ijambo ry'Imana n'abantu badukurikiye. Ntabari twaguzina ryawe habwe icyubahiro mu izina rya Yesu. Amen. Karibu n'ijambo. Uyu munsi hari igihe ntangira mbango ntabwo turi butinde ahubwo bikaza kurangira ahubwo umusifuza avuze ati mwumva ifilimi. Hari igihe maguruka nkumva Imana ishize ku mutima wanjye ijambo ariko nkumva nyine nkumva narivuga nko mu munota umwe nkahita mva kuri kamera ariko uko Umwuka w'Imana agenda bimpa niko mbitanga. Rero ninginze umuntu dukurikiye nonaha ntusoze cyangwa se ntugende udasoje ubu butumwa kubwumva kubera ko burakureba nanjye burandeba. Abantu tubana umunsi ku munsi njya mbabwira ijambo nkavuga ngo sinshobora gukora ikosa ryo kuzana icyanditswe cyangwa se ngo nzane inama cyangwa nzane impuguro nanjye ubwanjye zitangiriye umumaro. Bivuze ngo mbere yuko nza kwicara hano banageze hano nicara nkasenga nkasoma nkasoma nkumva icyo Umwuka w'Imana avuganye nanjye. Hanyuma rero nakumva icyo kintu kimfashije cyangwa se nakumva iryo jambo rimfashije hamwe no gusenga Imana ikaba yanyemerera kurizana gutya kuri kamera kugira ngo nawe udukurikiye uri hafi cyangwa se uri kure aho abantu bita ngo ni kure nawe ribashe kukugirira umumaro. Imana itugire neza. Ndashimira Yesu ayiwe mukunzi wanjye. Ndashimira uyu mukunzi kubw'urugendo rwiza tugendanye kandi katansize kandi katampanye. Twakishijwe baduha amezi
dukizwa baduha iminsi, dukizwa baduha amasaha, abo twabanaga mu buzima bwo hanze, abo twiganye babonaga nyine tutarakomera mu bintu by'agakiza cyangwa se ababyumvisha batego baba Sandrine none nawe yagiye mu rusengero bitewe n'ubuzima bari batuzimo. Nari umuntu ufite uburara, iyo mbivuga vraiment ntago mba mfite isoni. Nari umuntu ufite uburara muri nge ku buryo numvaga mfitemo uburara ariko buvanze n'agahinda kenshi. Nari mfite agahinda gakabije muri nge ku buryo numvaga ntakunze abantu kandi nkumva nanga abantu, nkumva sinkunze abantu tena nkumva nanza abantu. Kubera iki mu bantu mu buzima bwose naciyemo ibintu bike, sinzi ko hari nibyo nabonye byambereye byiza biciye mu bantu. Uretse ngira ngo abo Yesu yanzaniye maze kwinjira mu rusengero wenda bakanyereka urukundo, ariko abenshi nabagiye banyereka urukundo ariko bafite ibindi bintu bindi batekereza mu mitwe yabo. Hanyuma rero munyemerere twinjire mu ijambo. Impamvu nari mvuze ngo ntago njya numva ntewe isoni no kuvuga ahantu Yesu ankuye, nuko mbonye amaboko ye akomeye. Hari ahantu tuvuye amaboko y'imiryango atari kudukura, hari ahantu tuvuye amafaranga atari kudukura. Njyewe ndi umwana wagize ndi umukobwa wagize amahirwe yo gukora ku mafaranga nkiri umwana mutoya. Kabisa nyakoraho nkiri mutoya, nyakoraho intoki zanjye ziyakoraho, ndayarya nyafataho nkayagendana kandi ari ayanjye. Yesu Kristo. Ariko hari ahantu Yesu ankuye amafaranga atari kuzagira agira ikintu kimwe akora. Hari intebe Yesu ampagurukijeho ayiwe yitwa intebe y'amateka, ubundi ntago tuyibagirwa. Inaha niho tuvuga ngo nukwibuka ibintu byahise ariko tubishingiraho twubaka nejo. Ariko hari intebe nagiraga ikintu cyitwa iteka muri nge, nkavuga ngo ngewe buri munsi yose nkora mvuga ngo ngewe. Kubera iki? Guhora numva mfite umwuka wo guhora nirwanaho cyangwa se umwuka wo guhora nirwanira Yesu aturengera. Hanyuma ndashimira Yesu mvanye pfiriya, pfiriya mpita nko mu gishanga, nkahita nk'ahantu mu manegeka, nkahita nk'ahantu habi, n'ahantu mu rutumva ingoma, n'ahantu iro de bari kaba ariko mbyita barakore benshi niko bahita, n'ahantu mu mwanda. Yesu anteruye ahantu mbese mu cyavu kibi, ankuye mu mayoga, ankuye mu Yesu Kristo. Tugira amaboko, ugira amaboko wa Mana, ugira amaboko. Nibutse imihanda y'Agatenga, njya nibuka imihanda ya Gikondo ayiwe amajoro yaho muri vacances byabaga ari ibihe bitoroshye. Nukuri buriya bajya bavuga ngo umwana apfa mwiterura. Satani yaradukubise ubuhiri tukiri bato, ariko turashimira amaboko y'Imana yaturokoye, Imana ishimwe. Hanyuma rero nigize nicara hano cyangwa se sirimwe mpaje numva hari ibintu nje kuvugaho, urumva umuntu mbonye none aha naciyemo gato y'ahantu Yesu ankuye. Hanyuma si ngombwa kongera kuhasubira cyane ngo mbyinjiremo, ariko ikintu nje kukubwira niki kimbashishije, nje kukubwira kumaramaza. Ubundi abantu bajye banyihanganira, ngira ibisukari bikeya, nkagira ibiravumba byinshi n'ibicuncu, nkagira byakimbazi byinshi, nkagira intare y'izirungu nyinshi, mbere ngira ibintu bisharira kuntu yasampaye ibintu bisharira cyane. Kandi nabimubahiye kuko angira icyizere cyo kugira gute cyo kubona ko nabitwara kandi nkabigezaho ashatse ko mbigeza. Hanyuma uyu munsi turi buze kuza kujya mu migani. Turajya mu migani nkubwire kukumaramaza, ndikumva nshaka kukubwira kumaramaza kuko nanjye numva narahagurukiye kumaramaza. Ndaza kuza kukubwira kumaramaza kuko nanjye ndikumva nshatse kumaramaza. Ndaza kuza kukubwira kumaramaza kuko nanjye buri munsi buri segonda ry'ubuzima bwanjye numva nshatse kumaramaza. Imana iturengere. Hari umukristo w'108 cyangwa se umuririmbyi w'108 aherutse kuririmba indirimbo aravuga ngo ngende umukristo kandi nzahora niwe. Aravuga ngo mu bintu byose ngeze kugupfa. Akimara kuvuga ngo mu bintu byose ngeze kugupfa, hari ikintu yaririmbye ngo numva kiranyujuje. Aravuga ngo ngende umukristo kandi icyo ni ikintu gihumuriza umutima wanjye. Aravuga ngo kinyibagiza ibyago byose, namara kubyibagirwa nkumva nduhuwe. Ubu tugenda twaraburuhuwe, tugenda twarabohotse, tugenda mbese yo imigozi yose yajyaga cyangwa se ya mitwaro ya Satani yadutwazaga igitugu. Turashimira Yesu ko twahuye akayidutura. Ubu ndi umwe mu bantu bagenda muri umujyi wa Kigali nduhutse, ndi umwe mu bantu baryama nkasinzira kuko ndaruhutse, ndi umwe mu bantu barya imvange nkasinzira kuko ndaruhutse, ndi umwe mu bantu bakambara umwenda no waba ari wa 500 ariko nkumva ndaruhutse, ndi umwe mu bantu banywa amazi nkasinzira kuko ndaruhutse. Niba hari ikintu kibi nabonye kibaho, ni ikintu cyitwa umunezero ari kurimo ibyaha. Umuririmbyi aravuga ngo ngende umukristo, ariko icyo ni ikintu umva nkubwira wowe dukurikiye none aha ngaha, niba hari ikintu wakabaye utewe ishema nacyo, yego kuba umusinga no kuba umunyiginya no kuba umucyaba ntacyo nge kuri nge nta kintu bintwaye rwose. Wumva utuje kuba ukize cyangwa kuba ukennye nta kintu kimwe bintwaye, ntacyo mpfuye nabyo. Ariko nje kukubwira ngo ikintu cyiza kiruta ibindi ni ukuba umukristo. Kuba kapiteni cyangwa se ukaba generali cyangwa ukaba koloneli cyangwa ukaba mu majoro ntacyo mpfuye nabyo. Ariko ikintu cyiza kiremereye, titire nziza iruta izindi titire zose, ni titire y'ubukristo. Niba hari ikintu
cyiza mbonye kuba umucuruzi mwiza ukambuka imipaka ukajya Dubai ukajya kurangura ukajya mu Bushinwa ukajya kuzanayo ibintu n'ibindi ukajya Qatar ukaba ufite akazi gakomeye ukaba Belgique ukaba mu Bufaransa ukaba mu pese ahantu mu migabane ikomeye cyane twumva tukumva duhinze umushyitsi kuba muri Amerika ni byiza no kwitwa umunyamerika ntacyo mpfuye nabyo kugira ubwene gihugu bumwe cyangwa bubiri ntacyo mpfuye nabwo ariko nje kukubwira titire nziza iruta izindi atawa twese we irutira kuba naba mfite ibindi bintu ahangaha nje kukubwira ubuzima buryoshye kuruta ubundi ni ubuzima bwiza bwitwa ubuzima bw'ubukristo mwuka byaramwe iyo tuvuga ibihanze twari dupfuye wacaherutse kuririmba aravuga ngo yandokoye nari mfuye rubi aragaruka araririmba ngo Yesu yanabaye haburaho gato Imana imuha umugisha araza araririmba yumva arafashijwe nawe kandi nkwibutse ko umuntu wese ajya aririmba yuzuye umutima Dawidi aravuga ngo nukuri kugirirwa neza nimbabazi iri jambo ndarikunda ariko arongera araririmba aravuga ngo nukuri nimushimire Uwiteka yuko ari mwiza yaramaze kubibona ko Uwiteka ari mwiza undi araza araririmba ngo nukuri nanjye ndi mubo yanyuzeho mbabaye angirira neza n'urukundo aranyomora ayiwe ndi kumva umutima wanjye wuzuye indirimbo nyinshi kubera ko nibutse ahantu Yesu ankuye nibutse ibintu byinshi byankatiyeho mu ijoro nibutse ibintu byinshi byankatiyeho muri iyo mihanda nibutse ibintu byinshi nibutse njya nkunda kubwira abantu abo tungana bamwe barapfuye abandi bamwe barasaze abandi bapfuye mbese sinakubwira utarapfuye ngajya mu butaka benshi bapfuye bahagaze ariko ndashimira Yesu uko biri kose hari umuririmbyi wavuze ngo ayi Yesu wangenje ute arangira aritse aravuga ngo uko wangenje kuramaze ayiwe hari umuntu ushobora kundeba akavuga ati ariko se ko nkureba nkabona uciriritse ko nkureba nkabona nta birenze kandi ukavuga ko ugwereza kandi ukavuga ko Yesu agutabaye Yesu we uko wangenje kuramaze uko biri kose ndumva ameze neza nteza agatambara ariko nkateze mfite amahoro ni ukuri ko Imana uri kundeba ukabona nta bikabyo mfite ku maso ariko mfite ikintu nkurushije cyitwa amahoro umva ukuntu umuririmbyi avuze aravuze ngo amahoro Yesu abantu be ngo ntagira akagero ntarondoreka aya ngaya ngajya ahumuriza abayafite kandi nutaya nta muntu burya waza kuyagukura aravuga ngo wiringira Imana uyiringira ngagira amahoro ahorana amahoro meza adashira reka nkwifuriza amahoro y'Imana mu mutima ariko nje kukubwira ngo titire uriti yindi ni titire nziza yitwa ubukristo izina ryiza wakifuje kwitwa iminsi yose ni izina ryiza ryitwa ubukristo niba umva nkubwira amafaranga yawe ntacyo mfuye nayo ahantu aryamye kuri konte simpa ryama umva nkubwira igitanda cyawe ntacyo mfuye nacyo kuko niwe ukiryamamo umva nkubwira urugo rwawe ntacyo mfuye narwo n'urwawe ni icyubahiro cyawe ni ishema ryawe ariko nje kukubwira ngo ikintu kirenze gihenze kuruta ibindi ni ikintu cyitwa ubukristo nshuti y'Imana Imana yo mu ijuru ibagirire ushobora kuba unkurikiye none ahangaha uri kundeba ukavuga ngo mbese uyu mukobwa ibintu aje kuvuga n'ibiki ko tutabyumva cyangwa se ukavuga uti uyu muntu uko navuge vuba agende n'abandi baravuze ariko reka mvuge vuba agende n'abandi baravuze yego ariko usiga wumvisha ko ikintu kiruta ikindi hari ukwitwa ubukristo Imana turengera tubonye abantu benshi bahanuye tubonye ababwirije ntago duciye imanza tubonye abantu bashumbye ubu njyangirana ikibazo n'abashumba nge I personally ni ukuri Imana mufitanye ikibazo nabo Yesu yaravuze ngo tuzirinde nk'abazazibazwa ariko usanga umushumba ari baba mbese abo dufite muri iyi minsi aragenda akitereka akibera aho ngaho nashaka no kumenya barubanda rwo hasi abamenya nabamuzanira abamenya nabamwitaho hafi aho ngaho ibindi ntibimureba Imana ibarengere rero impamvu bavuga gutyo ni uko ibintu byinshi bizambijwe n'abatambyi kubera ko atari maso ngo acyaha abahungu we n'abakobwa cyangwa se acyaha abana be ibintu birazambye kubera ko umuntu witwa umutambyi adahagaze mu kibese sinzi uko nabivuga ubakaga kenshi kangaruke kanigarukire ku bukristo ariko data ajyanye muri gikomere cy'abashumba sinzi ukuntu nyine kubera ko hari ahantu mpuriye nabo iyo mbivuga mba numva nyine hari ukuntu banyihanganira bankurije ariko ititire nziza irenze ubushumba kwitwa umushumba abantu benshi barabibyiganiye abandi barabyiswe babyiyise abandi barabiguze abandi Yesu Kristo ititire nziza iryoshye niki ni ubukristo rega mbere yuko waba icyo ngicyo uri cyo ubundi wabanje kuba umukristo mbere yuko nitwa umuvuga butumwa mbanza kwitwa umukristo mbere yuko nitwa umuhanuzi mbanza kwitwa iki umukristo Imana turengera uti se kuri kuvuga ibintu byinshi biti ubu ngubu mfite ukuntu nicara nkahita numva n'ukuntu nk'umuntu nkurikiye nyine ari kubyumva mvuga vuba ngende na mukanya haza hicara undi ariko nje kukubwira ngo titire nziza iryoshye ni titire y'ubukristo umwanditsi w'imigani ni umugabo w'umuhanga yari umugabo w'umutunzi yari umugabo wihaye abangaba bita ngo ni abantu bihaye
ugiye kumushakira mu butunzi Bibiliya imudekiriva nk'umuntu mu bantu babayeho nta n'umuntu n'umwe uzigera yambara nk'umugabo witwa Salomo. Bibiliya igiye kumudekiriva idekiriva umwanditsi w'imigani nk'aho ari umuntu wihaye washize inzara washize ipfa. Nkuhaye amakuru ko Salomo mu bagore yagize abagore hafi 1,000 uwo ni Salomo. Kandi wowe iyo ugerageje ufata hafi aho ngaho ugafata nka 2 cyangwa 3 ariko Salomo umva umugabo wanditse ibintu yaranditse ku migani ibice 28 umurongo waho wa 21 naho ngaho tugiye kuvugana impamvu nje kukubwira hari igihe tuza tukicarana tukababwira kabwa atari kubundi nkamwe ko muri kubivugana biteye n'inzara cyangwa biteye na situation murimo nta maranga mutima mukatujudging uko mu byumva ariko ibi bintu si twe twabyanditse. Numbona na hani mvaho cyangwa kanyumbona n'ikindi kimagazine akaba aricyo nza kugusomera uzamenye ko cyanditswe n'abantu batekereje cyangwa se bashyizemo agakoni bese simbizi ariko iyi Bibiliya ni byanditswe byera byanditswe tudahari ahubwo Imana ibiduha ngo tuze tubyarure tubisavinge uko ijuru ribiduhaye. Rero numva mbivuga utaza kumva ngo namaranga mutima ntacyo mfuye nawe sinakuza ariko umva nkubwiye titiri rutizinde n'ubu Kristo umva ikintu Salomo avuze muri iyi migani aravuze ngo kurobanura ku butoni si byiza nitangaza atanze aravuze ngo kurobanura ku butoni si byiza mu bantu rero bawe n'abatarabawe kurobanura ku butoni si byiza mu baturanyi kunda bose kuko kurobanura ku butoni si byiza muba muvukana mu nda kurobanura ku butoni si byiza niko Salomo avuze. Arongera avuze ngo mu bantu muririmbana muri korali kurobanura ku butoni si byiza umva aya makuru aravuze ngo mu bantu mubana mu banyamasengesho kurobanura ku butoni si byiza. Mana ndafashe arabirebye aravuga ngo no aho washatse kunda bose ubane na bose amahoro kuko kurobanura ku butoni si byiza. Ninde muntu rero utari burobanure ku butoni ni umuntu witwa umukristo. Ninde muntu ushobora kuza kwambara imbaraga akaza kuza guhagara nk'uko Imana ishaka nk'uko ijambo ribivuze ni umuntu witwa umukristo. Mana ishimwe. Hanyuma kuri be aravuze ngo kandi si byiza ko umuntu acumuzwa n'akamanyu k'umutsima. Bana data wa twese ubu tuvugana abantu banizwe bamwe karabanize abandi barakamize abandi kari mu kanwa abandi bagiye kugafata mbese akantu kitwa akamanyu k'umutsima muri iki gihe gatumye abantu benshi bayoba inzira y'umusaraba. Akamanyu k'umutsima gatumye wavuga gukura atakivuga ukuri. Akamanyu k'umutsima gatumye wakoraga neza atagikora neza. Akamanyu k'umutsima gatumye uwahanura gukuri nk'uko kuri atagihanura ukuri nk'uko kuri. Akamanyu k'umutsima gatumye iyo uwafasha gatagomba gufasha. Akamanyu k'umutsima gatumye abaririmbyi bakuramo uniforme za korali. Akamanyu k'umutsima gatumye abashumba biyambura twatuntu two mwijotsi tw'ubutambyi n'ubushumba bashyize hasi. Akamanyu k'umutsima gatumye umuntu abwira umuntu atumva irambwiye ngo ohereza 2 miliyoni kuri telefone nutabikorera kwicira abantu umva nkubwira akamanyu k'umutsima. Akamanyu k'umutsima gatumye abantu batekinika abandi baratekinikwa. Icyo ni ikintu kitwa akamanyu k'umutsima. Salomo aravuze ngo kurobanura ku butoni si byiza kandi aranditse aravuze ngo ni ukuri si byiza gucumuzwa n'akamanyu k'umutsima. Wowe ukurikiye Imana Irahari TV ukaba ugize umugisha wo gukurikira mwafashwe ryari official mbabarira wigenzure basi mu masegonda 2 wigenzure uvuge ngo mbese nta hantu ncumujwe n'akamanyu k'umutsima. Akamanyu k'umutsima gatumye abantu bagambanirana mu mirimo. Akamanyu k'umutsima gatumye abantu bagambanirana mu ngo umuntu akagambanira undi kugira ngo urugo yararima ruvemo. Mbonye akamanyu k'umutsima gatumye abantu barogana mu masengero. Mbonye akamanyu k'umutsima gatumye abantu bakubitishanya abandi amahembe. Mbonye akamanyu k'umutsima gatumye abantu bikoreza abandi amaboko. Akamanyu k'umutsima gatumye abantu bava mu gihugu bambuka ikindi bagiye gushaka ibicishanyo byiza bifite ingufu. Akamanyu k'umutsima. Salomo aravuze ngo si byiza gucumuzwa n'akamanyu k'umutsima. Umuntu arya udufaranga duke akaza kuri kamera akaza gusebya akandagaza mugenzi we ukagira ngo ntiyigeze kumumenya cyangwa se ukagira ngo ntibigeze gusangira. Ubundi njya mbabwira ngo hangana bakundanye ubundi kandi bakavuga ngo hazimuwatsi. Kandi umwe none yaravuze umuhanga bano tuvuka unabahanga cyane aravuga ngo ifu nibagara ubucuti nakarenge ugiye kuwucurukura no kuwucurika wasanga nanone ifu nirimbura ubucuti arakarenge. Usanga abantu mu gitondo agatega akavuga ati ngiye igikondo kwa mama bebe ngiye kwa mama bebe mushyiri nkuri itari ivumbi kubera iki azi ko nagera kwa mama bebe bari bumukorogera amata bari bumuhe umugati usize bari bumutekera uturyo agahera mu gitondo avuga akagera nimugoroba ako nakamanyu k'umutsima. Umva
umugabo wihaye aravuze ngo si byiza, oya byakabaye byiza ko kagucumuza, ariko arabihakanya aravuga ngo si byiza. Umva mama, byakabaye byiza ko mbese wirwanira intambara y'epfo n'epfo iriya, ariko aravuze ngo si byiza, reka Yesu akurwanire kuko si byiza. Ambara icyo gitenge kuko aricyo ufite, si byiza kujya kuririra Grand Super udafite na London, si byiza. Ambara mu mupira wa Lacoste papa, ushyiremo kuko niwe ufite, wikifuza costume ntabwo uragera ku rwego rwayo. Si byiza gucumuzwa n'akamanyu ku mutsima. Mbonye abantu bisha abandi barabicisha ikiriyo kitari cyanarangira, ugasanga abantu batangiye kwigabagabanya. Umwe akavuga ati bya bitenge yambaraga n'ingeri bubitware, undi ati iza, mbese bakigabagabanya ibintu bya nyakwigendera, ngira ngo atari yanashenguka n'ubutaka butaramwakira. Si byiza gucumuzwa n'akamanyu k'umutsima. Mbonye abantu bagambanirana mu kazi, umuntu akagambanira mugenzi we mu kazi ku buryo nge naribajije abantu mugambana mujye muri commentaire. Sinigize mbona na rimwe umuntu agambana mu kazi ngo yirukanisha umuntu ngo wa mushahara wa muntu bamuhembaga ngo nawe bamumushyirireho. Umwanditsi w'imigani aciye umugani yikinira yigendera, ariko arawuvuga. Ubundi baravuga ngo umugani ugana kariho, nabanga batuvukaho babivuze. Utazigera ukina n'ikintu cyitwa umugani, baravuze ngo ugana iki akariho. Aravuze ngo erega kurobanura ku butoni si byiza. Ubu dufite abantu bakora ibirori mu ngo, agatumira bene wabo bakize, hanyuma babandi bene wabo bandi reka mu nama z'imiryango cyangwa se mu nama y'amakwe banyagupfa banyakwipfira, ntago batumirwa, ahubwo bajya kwirobanura babandi bandi badafite n'icyo bapfana kubera ko bazi neza ko bafite akantu. Umwanditsi aravuze ngo kurobanura ku butoni si byiza. Ndafashijwe. Ubu dufite abantu ibaze no gupfusha n'ibiriyo niki, nta muntu wakiteza umukene. Ubundi Bibiliya iravuga ngo umukene ngo ni umunyagisuzuguriro, n'ikimenyimenyi inama ze zirahinyurwa, ni umukene. Ariko umva ukuntu Yesu aherutse kuvuga muri Matayo, muri amavanjiri ya Mariko n'abandi, aherutse kuvuga ngo ubwo, aleluya, ndafashijwe, ngo umunsi umwe ngazaza ahagarare ku bicu, ngo amanuwe no kuza kurobanura, ngo nkuko umungeri ngarobanura intama mu ihene. Noneho Yesu aravuze ngo rimwe ngazabwira abagiye iburyo izo ni intama, ngo nimuze, ngo bamubaze ngo se ko tugihanga bimeze bite. Ngabwe ngo burya ubwo mwasuraga, ubwo mwajyaga mu magereza, ubwo mwajyaga mu bitaro, ubwo mwarebaga wa wundi uciriritse umwe muri rubanda rugufi epfiriya muri mwe, ngo burya ninjye mwabikoreye. Rero umwanditsi aravuze ngo si byiza kurobanura ku butoni. Niba ufite umuvukano ukize ukagira no muvukano ukennye, bakunde bose kuko si byiza kurobanura ku butoni. Sinzi ibintu ndi kumva by'abanyamutara n'abanyacyangugu n'abanyabutare n'abanyaruhango n'abanyakigali na za Kavukire. Si byiza ko dufite abantu baturana bagatangira ngo ariko harya uturukahe ngo ni umunyabutare mwene wacu, ariwe wajya ivoka zashya ukamutumira, kandi burya n'umunyacyangugu yayirya. Si byiza kurobanura ku butoni. Ubu dufite abantu benga mu byaro, aba ariyo tubahaye yambu, ukenga rwose ukavuga uti ibitoki byahiye, warangiza ugatumira babandi abo ngabo nyine, ukirengagiza babandi bandi mu ruguru y'umuhanda. Oya, tumira n'abaruguru y'umuhanda. Si byiza kurobanura, kandi message ifite nyirayo. Si byiza niba uzi ko ufite abana batatu mu rugo wabyaye mu nda, ukagira n'abandi babiri urera utabyaye mu nda, bose bishyurira ishuri, kuko si byiza kurobanura hehe ku butoni. Niba watetse inyama zibaheho bose, si byiza kurobanura hehe ku butoni. Ufite umukozi wo mu rugo, bana musuzugura abakozi bo mu ngo, bazabagabura n'akataribwa. Ubundi umuntu wa mbere wakabaye bese ushyira ku bibero ugatsimbiza ugafata mama pucyuri ni umukozi wawe mu rugo, kuko uri ikintu yaguha. Ushaka umucudike, kuko ibintu byo kwirobanurishwa ku butoni ubirangiza uyu munsi, kuko uwo muntu utunze nawe akeneye urukundo, akeneye keye. Salomo aravuze ngo si byiza kurobanura ku butoni, ariko tutari twarobanura ku butoni cyangwa se tubivuyeho, arikije aravuga ngo kandi ikintu bita akamanyu k'umutima, s'il vous plaît. Ubu tubonye abagore bacomotse mu mazu bagiye kurya za brochette kubera ko abagabo babo badafite ubushobozi bwo kubasohokana. Tubonye abandi bananiwe gukwira mu nzu zabo kubera ko bese sinakubwira, yewe barabizi ko bese ku mucanga ku gisenyi hahiye koko mana we. Ako nakamanyu k'umutsima, uraca inyuma yo mu bana, nakamanyu k'umutsima. Uragore ku munzani ujye kunigarura rushinge, nakamanyu k'umutsima. Umva nkuha amakuru, ushobora kujya kurwanira irobo uri kuyiba umukiriya, mu kanya hakagira urundi rwego ruza rugakubitaho ingufuru ukishyura arenzayo.
Salomo aravuze araguhuguye arakubwiye ngo si byiza gucumuzwa n'akamanyu k'umutsima. Umva yandi makuru. Tubonye abantu batumye abandi baburirwa irengero. Turi muri iyi si twese. Tubonye abantu bafungishije abandi baborera muri mabuso. Tubonye abantu batumye abandi bajyaho ikintu bita akarengane. Nivuga ibi bintu buri wese aza kuza kureba icyo umutima w'umubwira. Ariko Salomo aguhaye gasopa arakubwiye ngo si byiza gucumuzwa n'akamanyu k'umutsima. Uyu nguyu nakubwiye ngo n'umugabo washatse abagore 1,000 ariyongeza. Igihumbi yumvaga batamukwiriye ashyiraho n'umwe. Uyu ni umugabo wambaye imyambaro please agera ku rwego biri mugira bivuga ngo nta nakarabo na kamwe mana nta n'umuntu mu bantu babayeho wakambara nko kuntu Salomo yambaye. Ariko arahindukira arakubwiye ngo umva cyambere kurohana ku butoni si byiza, kabiri ibintu byo ngibyo wibwira ko ari byiza bishashagirana byigucumuza si byiza gucumuzwa. Ubu tubonye abantu baguye munsi y'amateme, tubonye abantu yo umva ukuntu Jehova ireje abundi berutse kuririmba aherutse kuvuga ngo nukuri ngo kubera ukuntu Satani yiciye abantu benshi mu nzira y'uru rugendo ngo agenda yagiye asigamo ibintu by'ibihanga by'abantu yiciye mu nzira, ariko baratubwiye ngo niturwane tujya imbere ngo kuko ayiwe ngo bwazaza azatujyana kandi azaduhemba ngo ingorano z'abihanganye zirahari. Narinje kukubwira ngo nukuri ititiri ruta ibindi byose n'ubukristo. Uzitwa umukristo kubera kutarobanuye ku butoni, iyo ni kimwe mu birango biranga umukristo. Icya kabiri kudacumuzwa na ubundi ni iki Paulo yabwiye Timoteyo. Yaramubwiye ngo Timote icyakora koko kubaho Uwiteka iyo bifatanyije no kugira umutima unyuzwe, haleluya, bivamo inyungu nyinshi. Ayo ni amakuru Paulo yamuhaye. Narije kukubwira nawe udukurikiye none ahangaha wige kunyurwa umukristo unyuzwe, unyurwa n'ubucuti bwo mwijuru, unyurwa n'igihurimo mwijuru. Hari Imana ihindura ibihe, ariko mu gihe itaraza kubihindura si byiza gucumuzwa n'akamanyu ku mutsima. Ubu dufite abantu amasambu yabaye amasambu umuntu anyerezaho gatoya gusa afashe nk'isuka kubese mu rubi rwa mugenzi we, intambara ikabira rose. Bibiliya ivuze iki inshuti? Si byiza gucumuzwa n'akamanyu k'umutsima. Iyo turi kuvuga ibi umuntu yumva ibintu byinshi cyane. Tubonye abantu basebye. Yesu aravuze ngo ab'imbere bazaba b'inyuma n'ab'inyuma baba b'imbere, kandi ushobora kuzasanga uri inyuma uba warazize akantu gato. Si umutsima nyirizina, ni akantu k'akamanyu. Ntago ari umutsima wuzuye ngo bawugutekeye basi wicaye uraburi. Ni akantu wariganyijeho gusa k'amafuti. Umva ikintu Ananiya yazize ikintu bita akamanyu k'umutsima. Umva ikintu Ananiya yazize ikintu cyitwa we n'umugore Safira akamanyu k'umutsima. Nshuti y'umusaraba narinje kukubwira sima, ariko titiri ruta izindi titire zose muri Yesu ni titire yitwa ubukristo. Uyu muririmbyi twatangiranye ndamukunda n'uw'108. Nawe ugenda umushaka wongera umuririmbe rwose ufatanye nawe ufashwe. Aravuze ngo ngende umukristo. Ubundi ibi bitero byose by'indirimbo igitero cyose gitangira avuga ngo ngende umukristo, ntago avuga ngo ngende ibandi cyangwa ngende iki. Titiri ruta izindi ndafashijwe ni ubukristo. Ariko igitero kijya kimvuna kikamvunagura ayiwe nubwo nabandi guca mu bikomeye bingana gute, kubera ko n'umuririmbyi aravuze ngo no mu bikomeye biri hubu undamburira amaboko nubwo nabandi guca Yesu we hetaya zandabraye nubwo nabandi guca mu bimeze bite. Iki ni ikintu nanjye gihumuriza umutima wanjye, kinyibagiza n'ibyago byose nkumva nduhuwe n'umwami Yesu. Kandi nawe yari yararenze urwego rwo gucumuzwa n'akamanyu k'umutsima. Yaravuze ngo ndi umukristo kandi nzahora ndiwe, ariko agera ahantu aravuga ngo ndakomeje mu rugendo rwanjye. Aravuga ngo ibyino mu isi ndabihinyuye, sigaye nifuza ibyo mu ijuru. Bantu mwari mudukurikiye, Imana ibaha umugisha, ariko wisuzume. Ubu dufite abantu bafite ikintu bita umugisha, bibwira ko bafite umugisha, ariko usasiwe n'utumanyu tw'umutsima. Yaserutse guca umugani aravuga ngo hari umunyabwenge mbese bari babiri. Uwa mbere ngo yubaka inzu ye ku rutare, undi ayubaka ku musenyi. Ngo bukeye bwaho Yesu Kristo ngo hagwa ikintu bita imvura, ngo umuvura ngo urazikubita zombi. Iyo ari ku musenyi igenda nk'itarabayeho, iyo ari ku rutare igumaho nk'iyahoze. Umva nkubwire, ushobora kugira ikintu bita umugisha ariko uzi neza ko usasiwe n'ikintu cyitwa amanyanga. Nanije kukubwira ngo uce bugufi wihane, kuko Yesu aravuze ngo si byiza. Niba warobanuraga ku butoni ugenda ubwira Yesu ngo mfasha, umpa umutima wo gukunda bose. Ni iki Bibiliya ivuze? Iravuze ngo ni byiza ko abantu bose babana mu mahoro. Imana ishimwe, buri muntu wese avugana ukuri na mugenzi we. Ni ukuri si byiza kurobanura ku butoni. Imana ibaha umugisha, ariko kandi nanone si byiza gucumuzwa n'akamanyu k'umutsima. Reka tugushimire. Imana amahoro guhereza umugisha kandi guha umugisha
mwinshi, wanyemerera ugatambutsa nimero yawe ya telefone kugira ngo wakenera ko musengana abe yakubona mu buryo bworoshye? Erega nuko byakomeye, ubundi nimero nta n'umuntu wakayitanze. None zereka nkubwire, Yesu yaravuze ngo ninjye mungeri mwiza taragirira ibihembo. Aravuga ngo nukuri ndoroheje mu mutima ndumugwaneza. Aravuga ngo ninjye mungeri mwiza utazizimiza. Ubundi njye nkujya nkunda kwavuga ngo iyaba nari mfite ya Yesu nagahisa ari bari yo mvuga, kuko niwe wahita uhamagara agahita cyamura byose kandi akakumva neza. Ariko ubu nkanje nshobora kwitanga mu kanya wahamagara ugasanga ni inaccessible cyangwa se sinayitabye. Ariko nyine reka tuyitambutse kuko wasanga hari umuntu wenda Yesu yagirira neza biduciyemo, nabyo birashoboka kuko Yesu ntahari ariko twe turahari, sibyo se? Iyi nimero yanjye ni 0787 41 51 78. Hanyuma unyemerere nibutse abantu kuri Imana irahari, mushyigikire na mwafashwe ryari official. Niba ndebye ukabona ibyo ndi kuvuga byakubaka, nyarukirayo ukandeho. Kuko ntacyo byangiza kuri Imana irahari, kandi nukuri abantu mushaka kumva ijambo ry'Imana n'ubuhanuzi butavangiye ni mukanda aho ngaho habiri. Yesu abaho umugisha. Urakoze cyane, nkuko twatangiye dusenga, reka tugusabe kugira ngo usenge Imana. Ako disi wasanga hari umuntu warudukurikiye kumva disi akamanyu kamuhezemo cyangwa kumva yararimo akaryaho akandi kageze maha akandi kari maha. Uzi ikintu Bibiliya nyikundira, Mwuka Wera yaje ngo niwe wemeza abantu iby'ibyaha. Hari igihe nicara nkagutya nkavuga nkabwira Yesu ni hanyuma ibyo navuga byose udahari ntacyo byafata. Rero ninginze Umwuka w'Imana ngaganze ku bantu bari badukurikiye, hanyuma bashe kubemeza aho bagiye barobanura ku butoni cyangwa se aho bagiye bacumuzwa n'akamanyi ku mutsima. Hanyuma niba wari uhari ukumva hari cyagutsinze muri ibyo bibiri, tuzamukane mu isengesho Yesu akurengere. Mana Data, mu izina rya Yesu ndabizi neza ko ubabarira, ndabizi neza ko uri umunyabuntu uhabwa icyubahiro. Nanjye warambabariye. Aleluya. Ni byinshi byari bimbere nk'akamanyu ku mutsima. Nanjye narobanuraga ku butoni, nkumva ko tudasa tutasangira, nkumva ko tutiganye tutavugana, nkumva ko bese abantu bamwe harimo abandi. Ariko uri Imana ibasha kugira neza umuntu kandi kamwomora kandi agakira burundu. Hari umuntu ushobora kuba dukurikiye none aha ngaha nawe afite bene ibyo mitwari migoye, ndamusengeye mu izina rya Yesu kugira ngo yakire imbabazi z'Imana, kandi ukimara kumubabarira umuhereza imbaraga zo kubashishwa kudacumuzwa n'akamanyu ku mutsima. Urakoze kukuri Imana y'amahoro, ni mu izina rya Yesu dusenze twizeye, amen. Shalom. Shalom.